ariko Godere aramutse uriya mugore atakize aramuka adakize utambona ndimo guseka gutya nzakugarukira nawe yusekesha uzayaririsha urimo arareba ntabwo nabyemera urimo arareba ibagirwa vaho kantu we haguruka nako kazashira byarahapfa kuhakira ari hazima gusa ntabindi ntabwo ibyo nabitekereje ubwo burwayi bwakomeje ariko bagira umugore hunda ndizera ko ni hazima hakugira ngo uzanirwe n'ijambo uzanirwe n'urupfu njye narabukunze rwose usabye inusu yonyine inusu gusa y'amahoro kuko sinagusaba ikiro kuko cyo n'ikintu haguruka utaje amaboko wanyu numva mufite ibitutsi byo nk'ibyo haguruka utaje wanyu hagute zira nawe ugende mu gusakuriza ndajya mu buyobozi nagaruka kubahuka ariko ndajya mu buyobozi ukeze mu gusakuriza ndajya mu buyobozi none se bana bani mumbwire aha ni nyine mu mpura nta kibazo twaje sha mama nta kibazo gihari pe gateweho kiyo ndumva ari byiza nanjye nta kintu hano ahubwo se ubundi ubwo bundi twaba tujya ahantu ni heza pe sha nanjye niyo mpamvu nifuje ko twese twahazana hano ntacyo bidutwaye naje nturutse mu cyaro nje gusaba akazi none se wanyu none se ko ntabyengera sha nyine wihangane nese witwa nde nitwa Kalisa twumva ari byiza nyine nta kibazo uba uri mu bandi bana murakoze cyane mwabuze ni kuri murakoze ushaka bivuze ukuri koko sha ikirado nazo zikagutera imbaraga ubwo muri kwigira ibiki gusa njye rwose mfite ikibazo nshaka kukubwira dore uyu nguyu Derek afite amakosa nk'ay'ingurube njye rwose ntabwo nakomeza kubana nawe atanyamuriye ikibazo rwose njye nta kintu yambwira rwose atanyamuriye ikibazo ushakiye ikihesha nawe arakizi andimo ibihumbi 17 yanze kunyishyura 7 ibibazo by'imbwa arakara mfite nimugoroba babarira akaza kuza kureba nimugoroba ukambwira buri munsi njyewe ntabwo twarwanamo rwose njyewe cyangwa mbwire byose mbishyire hanze njyewe nambwire byose mbishyire hanze ubundi reka aho guhera ku bayobozi njye reka maze mbibwire na mukuru wawe njyewe abanza abimenye njyewe Derek babarira rwose babarira ubundi byose mbibwire ndakwigize ikibazo nakijyanye nawe wenyine ntabwo yarahari uravugamira se ndi Kristo babarira sikugiye kumbera agasaba neza neza nimugoroba mfite gahunda yo kujyamo ndago nimugoroba ni nawe hano ni haza abayobozi nimuvuge ngo nabateje ni haza abayobozi njye n'ikinangira ndajya mu buyobozi nagaruka kubahuka ariko ndajya mu buyobozi ndajya mu buyobozi sureba byose uriya mukobwa mwazanye aha ngaha njyewe ndajya mu buyobozi byose bivuge byose ndabivuga iki
sinakuzura. naje hano uyu munsi nje gusaba akazi. Nuko bwese munzanira inkweto. Nyine yari yamuhaye akazi. Ndavuga ati kuva uje mbona ari nka patiro w'urugo. Cyane mubwira aze hano. Sheri ndakwitabye ngo wanshaka. Amakuru yawe se? Ni meza. Biriwe neza? None se nkubaza akabazo kamaze kugengiza. Uriya mwana n'uwe wamuzaniye inkweto. Uriya mwana rero nanjye yaje nyine gutya aradusuhuza aratubwira ngo ashaka akazi. Rero nayo ndamwakiriye nta kibazo. Ikintu kintangaje ukuntu ahise anzanira inkweto nkaho yarasanzwe anzi. Oya ni ukwisanzura mu rugo nyine yabonye nta kibazo. Ubundi se bamwitana? Yambwiye ngo yitwa Kalisa. Ngo? Kalisa. Ninde? Yambwiye ko yitwa Kalisa. Nese iryo zina? Wamubajije izina neza ni Kalisa? Yambwiye ngo yitwa Kalisa. Kubigizeho ikibazo se Sheri? Oya ntacyo nari. Maze ngo biguteye ikibazo. Ibyo nyine ntacyo nari. Nakonde nyine. None reka nisubire mu mirimo narindi gukora. Nagenda nimba ari byo uhisemo. Godereva by'ukuri rwose ndarambiwe. Bigaragara rwose umukobwa wanyu yarakeye pe, yakeye ku maso, ariko aracyafite akabazo mu mutwe. Hari ibintu byose umubwira araseka, ibintu byose uramubwira agaseka. Rwose sinzi ikintu bagiye gukora. Ndumva byancanze rwose. Ariko mana yanjye, none se wa mugabo we, ko mbona uko utakiri umwana, ahari ubwana ko haje ubwanwa. Umugore wawe uretse kuba ameze gutyo, ahabyara se nawe hararwaye. Iki gituma udashobora kugenda ushaka umugore wawe yabyara. Namara kubyara nubwo burwayi buzashira, mbese azahora arwaye iteka. Genda ushaka ukuntu wigenza umugore abyara. Usika ibyo bintu ntabitekereje. Kuva yarakeye, kuva yarabyibushye, kuva ameze neza, ari akabazo gusa afite nako kazashira. Abyara hapfa kuba ari hazima gusa nta bindi. Ntabwo ibyo nabitekereje, ariko reka ngende ngerageze. Genda uzabimubwira. Yego amaze kubyara. Umugore ahubwo nacyo ndakigirayo. Meze ute se? Meze neza. Sasa rero narabwiye n'ubundi ndabona naseka neza. Nari naranavuganye n'iriya ngirwa nyogosenge ko rwose uzambera umugore. Sekundeba ariko sekundeba. Igihe rero cyakomeje gukura kiba kirekire cyane, ntegereje kuzakugira umugore. Ubwo burwayi bwakomeje, ariko aho bagira umugore hunda atizera ko ni hazima. Ndabona unabyishimiye. Reka mfunge gatoya hatagira umuntu uturogoye, sibyo? Sibyo Juri? Reka mfunge ku gatoya nzi. Guhera mu gitondo wakoze iki? Ndabona wicaye ahangaha, wakoze iki? Utansubiza. Wese ariko nawe irangije. Ukaza se ukicara aho ngaho? Ndimo ndaruhuka.
baruhukira aha ngaha se abana se bundi ko wubitse umutwe wabaye nta kibazo mfite undi se Kevin yari ariko nari nahishije niba ataje ntabwo Kevin karame wari kandi ubwo wicara ngaho wanariye Kevin ariko bundi uruzuye cyangwa se wuzuye kutavuga ndapfuye amatwi basi surikira basi tubimenye haguruka reba icyo ushaka thank you baby thank you baby niko shaka urareba icyo ushaka genda ujye kuzanira amazi hano ugize ute ariko ngiye kujya nteranwa n'awa magambo ushaka hari isomo ufite gasaraba tayari nawe wageze kuri list ese ubundi iyo mpamagara kuri telefone ko numva ko none ibi ni ibikira bose lisite ibyo guha nari mbitabye bose genda ujye kuzanira amazi na fanta na ji gahute mfite akazi kenshi umaneko vuba gutumwa ari ugutesha